hari uwitwa noneho ngo nibanga ari Bosco Empire nibankurikira nyine ukumva ko ukomeye ariko ukaza gukinira mu bintu byanjye bigatuma nanjye mfata umwanzuro mubi cyane ku buryo inkuru mwagombaga gukora mwebwe banyamakuru ba YouTube, inkuru mwagombaga gukora mu gihe mwari kuza kubona YouTube channel ya Bosco Empire ibaye terminated cyangwa se isibwe ku rubuga rwa YouTube muri ndahabi. Reka ne kuvuga ibintu byinshi ariko nanjye namaze kugupangira tayari. Uraje ugiye hari imbere ya kamera uriteretse uvuze ukuntu ngo yagiye ngabasambanya ukagira ngo wari uri kumwe nabo mu buriri, hanyuma muragiye muramutocarinze mumwangirije izina mumwangirije business ibyanya namwe arabifashe arabiripotinze, murumva nyine yabishe, murumva yabangirije izo YouTube channel zibatunze mu gihe bo mwabishe mu bwonko. Bosco Empire si ubwa mbere ufunzwe urabizi, abona aho bigeze umeze nkugeze uri gushaka gusimbuka umurongo utukura. Do I swear to God Claude noneho mani aho kugenda abana bagira muri shuri muri ndahabirene, aho kugenda abana bagira muri shuri muri ndahabirene, twembi twagimagiragira najya magiragira cyangwa ukajyayo twafatafashe mu kibuno dufatafata mu kwaha dutuma aho bakiramani dutuma ba kamarade dutuma n'abandi ariko muri ndahari beka kugize ukuri aho kugira ngo abana bagiye muri kujya ku ishuri muri ndahabirene nasanga baje handi magiragira. Reka nkugire inama wowe bro, wakifatiye isuka ukajya guhinga imyungu mu gishanga cyangwa se nimba uri n'umwubatsi, reka mbikubwire muri ubu buryo: imyiko yibike, inivu yibike, kuko iki cyubakwa cya showbiz. Muraho neza abanyakigali namwe mwese mutuye mu ntara, ndavuga bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo na hagati mu mutima wa Kigali, abari bwota amasimbo, ubwo ndavuga mu ntara ya gatandatu ba diaspora, namwe mwese mwumvira ururimi rw'ikinyarwanda mugiye muri mu nkengero zitandukanye z'igihugu, nizere ko mumeze neza. Nitwa MC Gift Muranzi, ne rusobanya baswa mu masizi nka Nsiga Megani sindi ncobera amahanga, ndi ruhamya ruhanga muramanga nkayisiga ibishanga sinsiga ibihanga nkigucenga nikozi iyo ricinze ukizuyaza mba nabengutse ngusha rutijanda kwitabaro nkimana igihugu. Muranzi iyo ndi kuri hano imbere ya kamera mbanje mu nkuru z'imihanda, murabizi ni MC Gift Street Stories. Muri ni channel nshyashya, abantu mukunda ibintu dukora mukore subscribe rwose, ibyo si ibintu nzajya mbingingira, ni ibintu muzajya mukora nko gusupportinga ibikorwa dukora. Kora share kugira ngo abantu bose bamenye ibyiza uburyohe bw'inkuru z'imihanda bibera hano hantu. Ibintu byabaye agatogo, ibintu byabaye uruvange wa mugani wa Amalon, ibintu byabaye sinzi niba muri showbiz niba mu mihanda bahahambye umusazi, ariko ubu ngubu ku bantu bose muzi baba star benshi bari trend kuri no mihanda ewana bose bisize nse mu basitari bose bari trend. Ibintu byabaye uruvange, buri wese aravuga ibintu uko abishaka, hari ababivuga uko ababyumva, bake cyane babivuga uko biri ariko mu nkuru ziri ku mihanda ziri trend, reka mpere ku nkuru y'umuvanzi w'imiziki witwa DJ Toxic. DJ Toxic mu rukerera rwo kuwa gatanu yakoze impanuka nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa polisi Paul Rutikanga. DJ Toxic yagonze umupolisi arapfa. Abantu nabonye murimo bamwe ngo ku space muri kubivuga uko mubyumva, muri kubivuga uko mushaka, abandi ngo mwari muhari kandi mubeshya, ntago mwari muhari. Icyo nababwira ikiza gihari, hari inkuru buriya ziba ziri so sad, ziri very sad, ku buryo buri muntu wese abatakwiye kuzivuga uko abyumva, ahubwo akwiye kuzivuga uko biri, hanyuma tugategereza iki inzego zibishinzwe ziri bubikore cyangwa se ziri bubitangazeho. Nk'ubu ngubu inkuru ibihari bivugwa ko uyu nguyu DJ Toxic ibyabanje kuvugwa nuko aho yaravuye mu kazi yaratwaye ikinyabiziga ngo yasinze, ibyavuzwe hanyuma akagonga uyu DJ Toxic. Bamwe
twagiye kumva ngo yamugonze ku bushake, abandi ngo byamunaniye gukontorora imodoka aho kugira ngo agonge borudire z'ahantu bari kubaka ikiraro, ngo aramukubita yisanga yamugonze. Ariko urajya kumva kuri space ngo njyewe ngo nari impari, ngo njyewe ngo narabirebaga. No, mucire birarura. Umuvugizi yavuze ko uyu nguyu DJ Toxic yamugonze hanyuma akanahunga kubera ko bamufatiye mu burengerazuba, ntago bamufatiye i Kigali. Guhunga byongeye kubugonga umuntu ntumuhe ubutabazi bw'ibanze. Ngira ngo mujya mubisoma mu mategeko n'amabwiriza yo mu gitabo cy'amategeko y'umuhanda, nabyo ubwabyo birahanirwa. Ariko reka dusabe Imana yorohereze DJ Toxic, kuko buriya ni nkaho wabigereranya bibaye ari byo twaba tumeze nk'ababuze abantu babiri. Uriya mupolisi yarakiri na mutoya, Imana imworohereze. Reka ariko nanone dusabe mu bushishozi bw'inzego, ikizaba cyabaye cyose, DJ Toxic ndakeka ni ubwa mbere, nimba ariko navuga, ni ubwa mbere yumvikanye muri saga rwose ziri negative mbi cyane nk'izi ngizi ziganisha ku rupfu. Reka dusabe bose rero Imana iboreze. Hanyuma mu ba influencer bo kuri no mihanda, neza nimba bazukiyemo umuzimu, nimba hapfiriyemo umuzimu, nanjye ubu byancanze. Hari isaga mu mazi iminsi mubona y'umukobwa witwa Mishu n'umutipe w'umukinnyi wa filime witwa Danizo. Mishu uyu nguyu azwi cyane mu biganiro bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, akaba azwi no muri filime cyane yitwa High School, abazi High School ya Danizo. Ariko nyuma yaje kutagaragara muri projet z'uyu mutipe witwa Danizo, hanyuma bitangira kugenda bivugwa gakeya ko Danizo yamwirukanye muri projets. Icyo ngarukaho cyane, hanyuma yagiye yavamo muri izi projet, bikavugwa ko harimo kutumvikana mu bijyanye n'amafaranga. Eida njyewe icyo ngiye kubibwirira ni ikintu nzi neza, kuko ari Mishu turi inshuti, ari Danizo turi inshuti, nubwo bwo bitari cyane ugereranyije na Mishu. Buriya hari indwara iba muri bano ba director ba filime, murabizi neza ko abakinnyi benshi ba filime mufite, benshi bakenera ubuntu, iyo mukabije mwabapfuye agasoni na matike. Uyu nguyu Mishu ni umubyeyi, ni umufiyemeri ufite abana babiri nk'uko mwabivuze, ubwo nimwe mwabizanye ku mihanda, reka tubivuge. Ntago ari umuntu wirwanaho buri kantu kose, urihira abana amashuri, ubagaburira, ukeneye kubaho. Kumubwira ngo araza muri projet zawe for free ni ibintu bitari fair. Hanyuma rero urabizi Danizo ko wagiye uzamura urwego, mwagiye mutumvikana ku bintu by'amafaranga. None ibyahoze ari amafaranga bijemo gutangira kumufata ukamusenya, ukamushyirira umuryango hanze. Bino ni ibikimani. Nimba mufitanye ibibazo biri person, byatangiye Mishu avuga ko ngo wagiye umwaka kuri Bugomba. Nje ibintu by'ibishego muvuga mweruye ndabitsinda pe ku nararezwe. Byatangiye Mishu avuga yuko abakobwa bose ukinisha nawe ubwe wagiye umwaka kuri Bugombo, akaguhakanira, akaba ari cyo kintu cyatumye mukura muri izi projet, yewe n'amafaranga, cyane ku mafaranga. Hanyuma aho wakabaye kuza wataka ibitekerezo bye, ubu uragiye uzanye n'akari murore. Rero hari ikibazo kimwe njya nibaza kuri aba batipe nanjye ndimo. Uko uzamura urwego niko uzamura icyubahiro, niko uzamura kwihagararaho, kandi buriya ikiranga umugabo n'ivuzivuzi rigomba kuba rikeye. Nk'ubu ngubu
uri umusitari muri filime, uri umusitari mu biganiro, muri content nshyashya ugenda creating, ariko biratangaje kubona ufata umuntu nka Mishu. Nabonye rero abantu benshi muri kuvuga ngo Mishu ngo Danizo ngo yakoze Mishu ngo niwe wamuzanye ku mihanda ngo none ngaramwigaritse. Hari ikintu kimwe mugomba kwitaho, uku nguku muza mugafata abantu ngo mugiye kubamenyekanisha, ntago ari amarobo, ntago ari ibimuga ngo waragiye ngo umukura mu rugo ngo kubera impuhwe ngo uramuzana umutereka kuri kamera. Hari icyo uba waramubonyemo, mujye mwita kuri kiriya kintu uba waramubonyemo. Nimba ari umukinnyi mwiza, either afite physical appearance izagukuririra abafana, either ashobora kuba afite amafaranga akagufasha kuinvestinga mu bintu byawe byinshi. Ashobora kuba ari umunyempano uba wazanye ukamushyira imbere ya kamera, yego ukamumenyekanisha, ariko nawe ukabikuramo inyungu. Rero ibi bintu nababwira ngo stop. Mwese nta numwe uragera ku rwego, haba Danizo urabizi umaze igihe muri aka gakino, si uku kwibasira, ariko nawe urabizi ko imihanda ikugoye. Mishu nawe uracyafite urundi rwego, kubera yuko ubu ngubu tuvugisha ukuri nibwo uri kubaka platform yawe iriya ya YouTube yitwa Mishu official. Abantu bajeho ntimukagire n'umutima mubi, mujyeho mu supporting. Yabahaye show haba muri filime, yabahaye show mu biganiro muramuzi hagiye hatandukanye, yabahaye show ahantu agenda hostinga. Ariko ikintu cyo kora namubonyeho, buriya tujye tuvugisha ukuri, ibyiza tubivuge n'ibibi tubivuge. Mishu sinjya ndya imboga, sinjya ndya ruswa, nuza n'ibintu bibi nzakudarapa nawe nkuvuge. Ariko nanone Mishu ni wa muntu ukora ikintu icyo ari cyo cyose. Mishu ni wa muntu ukora ikintu icyo ari cyo cyose ngabona amafaranga. Mwibuke ko ikindi Danizo ugomba kumenya, ari wowe ari Mishu ntago mungana, ukwiye kumwubaha nk'umuntu mukuru, sibyo? Ntimugafate ngo izina ry'ubwamamare mufite ngo munashaka kuryuririraho no kurikandagiza abantu, sibyo? Uri icyamamare ko jya uzirikana no mu by'umuco dutegeka kubaha umuntu mukuru. Mbere na mbere nka biriya bintu wavuze mu kiganiro, nje haraho nageze numva ndakurakariye, nubwo atari nge wavugaga, ariko gushaka gukangisha umuntu ngo nta kintu avuze ngo yatesheje umuryango agaciro ngo kubera ngo yabyariye iwabo. Nase ushaka kuvuga ko abantu bose babyariye iwabo barumbiye iwabo. Igeno Imana yashyizeho nta muntu ujya urirenga. Iyo muri dosiye harimo kuzabyarira iwanyu, urahabyarira bro, urahabyarira. Rero nimba aba yaranagize gutya akavuga ngo umwana ntwiterekane kumukuramo, ubu se swap ziri muri no mihanda usanga hari umuntu yitwa ngo ni umukobwa amaze gukuramo imbyaro 10, ukwiye guhamisha respect byibuze ko abo bana babiri afite atavuze ngo abaswape, arabarera abarihira ishuri. Ugomba kumwubaha, nimba aje kugukinira ukamuha amafaranga bro. Reka mbabwire Mishu, ndi kuva no kuri bino bintu, nawe reka dukomure usyo dukome n'ingasire. Niba baragushimye kuzi kuvuga aho bigeze, kora ibiganiro, urabizi abantu baragukunda, ufite content nyinshi, ariko kora ibi. Hanyuma se Pastor Koro baguhambyemo umusazi, uri umusazi, bimeze bite? Jewe ibi bintu byatangiye muri no mihanda, abantu bose ibintu bitangira ubona tuvuga ngo ni showbiz, ariko byageramo hagati ubanza kuvuga bisigaye byarabaye nka kwa kundi bavuga ngo umukobwa ngeze maze kubijana arasara. Ubanza hari ibintu tuvuga twageraho natwe ubwacu tugasara. Ibi bintu rero banza ngomba kubigendamo gake, kuko man Korode muri no minsi cyo kozereka nkugira inama. Hari ikibazo njya nibaza, ngomba kubaza abantu bo muri no mihanda, nanje nkibaza. Ibintu byabaye kuri fata ku mavuta, ibintu byabaye kuri jihad, ibintu byabaye no ku bandi ba influencer bose ubu ngubu bari mu maboko atarayabo cyangwa se barangije ibihano. Ibi bintu byadusigiye irihe somo? Nk'ubu uribaza Pastor Korode
wahagurutse n'intama n'ibyuma kuri Emirene, noneho ukuntu mwikunda muragenda mukatocaringa ubuzima bw'umuntu, hanyuma mwebwe yabageraho namwe yabishyura mukagira ngo mwari Amavubi. Hari uwitwa noneho ngo nibanga ari Bosco Empire, nabonye yasaze man, nyuma yaho uvugiye ko ngo Vestina, murabizi cereka nimba ari bya bintu by'umuntu mugari, bari abana Vestina na Dorcas, Irene abafata nk'abana be, abafata nk'abana yibyariye, bitewe n'iki? Bitewe na wenda naho yabakuye n'imyaka bari bafite kugeza naho bageze ubu, kandi kabone naho yafata mu mwaka mubera umugore, kuko urabizi wenda uretse ayo marangamutima ubundi nta sano ry'amaraso bafitanye ngo kuburyo yabakoze sakirirego. Yes, ashatse yafatamo umwe yaranamwiririye akamubera umugore, ariko se uraje ugiye hari imbere ya kamera uriteretse uvuze ukuntu ngo yagiye ngo abasambanya, ukagira ngo wari uri kumwe nabo mu buriri, murabona ari kugendana n'umwe, bari kurya urusenda mukokerwa kubera iki? Ishyari. Hanyuma muragiye muramutocarinze, mumwangirije izina, mumwangirije business, ibyanya namwe arabifashe arabiripotinze, murumva nyine yabishe, murumva yabangirije izo YouTube channel zibatunze, mu gihe bo mwabishe mu bwonko. Nkawe Bosco Empire si ubwa mbere ufunzwe, urabizi, kandi inshuro nyinshi RIB iraguhereza, ariko ndabona aho bigeze umeze nk'ugeze uri gushaka gusimbuka umurongo utukura. Do I swear to God, uri ku murongo utukura, nimutagira ngo ibi bintu murimo mubirekere sha, turaza kubona izindi nkuru mu minsi iri imbere. Dore aho nibereye Claude, noneho reka nkugire inama wowe ndimo nsoza n'ibi bintu mbiveho, kuko byinshi mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga, ntago ndi bwinjire ku kantu detail kuri detail, ahubwo reka nkuhe ubutumwa Claude uranduta, buriya ngo nta buterano buse n'uwo batangana, ariko nanone ntago nabura kubona uri kurenga umurongo nk'umu influencer mugenzi wawe ngo mbure kugukebura. Bro, wakifatiye isuka ukajya guhinga imyungu mu gishanga, cyangwa se nimba uri n'umwubatsi, reka mbikubwire muri ubu buryo, imyiko yibike, inivu yibike, kuko iki cyubakwa cya showbiz urimo ntago uri kukizamurira, ntago uri kuzamura icyubakwa.